nibeshye urambaza iki koko gira gutwaye iki wataye umutwe ukaza kuwunteraho njyewe Derek nayo umenyesha ko ziriya video ushyize hanze nta kintu bizakumarira ibyo wirukaho byose nabyo uzageraho ibikizigera ibikinirukaho urwanyu ushaka gusenya ntabwo ruzasenyuka n'izina ryanyu ushaka kwangiza ntabwo rizagera ryanjye iwe fu nta bwenge butekereza neza ufite pas plus que toi njyewe ndi umuntu wigenga ntaho mpuriye n'urugo rwawe harya ubundi ufite urugo ubundi se najya kuguteranya njya no kugutesha umutwe mu rugo rwawe kubera iki naba ndwanirira iki ko n'ubundi nzi neza ko Darren atagukunda naba ndwanirira iki aragukunda se ntabwo agukunda yes ubishyira muri uwo mutwe wawe ntabwo agukunda ibyo Rwanda nabyo rwego ntabyo uzageraho ntabyo uzashobora kandi reka nkubwire Derek ko hari iminsi mike ibyo urimo wibirahuriraho bizakugaruka ko uzabona ko wakenyera umugabo uzabona ko wakenyera umugabo uri umugabo ntacyo ushoboye apucu barakabonye arega video gushyize hanze uri umugabo harya ubundi ushoboye ikira ubundi se ari kumwe n'abakora iki ahubwo yarakererewe ntacyo ushoboye ushoboye iki iyo nza kuba ntacyo ushoboye uyu munsi Darren mwakabaye muri kumwe Darren yakabaye kumwe nawe ntabwo yari kunsanga yasanze wowe uri inyuma yanjye cyane ntacyo ushoboye muri byose yamenye agaciro kanjye apucu va imbere zunguza umurizo ugende izindi mbwa zose Derek ndakumenyesha yuko ibyo Rwanda nabyo byose ntabwo uzatinda kubona ko it's okay wahanganye n'umugabo it's okay nta mugabo ukurimo va imbere ikomere inzira zanjye songito Hello nshuti bavandimwe aho muri mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu n'abari hanze y'igihugu mwese ndabasuhuje cyane yego nkabanje kubaha ikaze rero kuri iyi channel akaba ari channel igiye kujya inyuzaho filime zigiye zitandukanye cyane cyane yibanda kuzisobanura ariko tukaziganira naho nanone tuvuga uburyo bigiye zikorwa se abakinnyi barimo uburyo bakina ese murabafana ntimubafana muri bifuzaho iki murashaka se ko bazahura namwe cyangwa se hari n'ubutumwa mubagenera yego ni filime akenshi tuzibanda cyane kuri filime ikunzwe cyane bita urukundo rw'inzitane ndabizi neza yuko ari filime mukunda cyane kandi irimo n'abakinnyi mukunda kandi munafana harimo abo ngabo ngo ni ba Rugero muramuzi cyane hakabamo na Darren muramuzi nawe cyane kuri channel yanyu bita Impanga yego ahangaha muramuzi kandi muzi n'abandi bagiye batandukanye nizere yuko harimo na Derek we muramuzi cyane muri filime zigiye zitandukanye aho kina yitwa Cyusa n'ahandi hose hagiye hatandukanye n'umusitari cyane kandi muramukunda yego sabo gusa kandi harimo n'abandi benshi bagiye batandukanye abo bose tuzagenda tubaganiraho munatubwira uburyo mubona bakinamo buri wese anatubwire se akunda nde akunda kubona nde arimo kwakitinga ese akunda imyitwarire ye mbese muzagenda mutubwira mu bice bigiye bitandukanye uko filime izagenda ikomeza cyane ahangaha rero nkaba nje ngo none tuganire kuri episode nk'uko mwayibonye zose zagiye zitambuka ni episode nyinshi zigiye zitandukanye ahangaha nkaba ngarutse kugira ngo tujye tuguma tuganire ku ma episode ariko cyane ahangaha turaza kwibanda kuri episode ya 62 kuko ubu ngubu niyo tugezeho nk'uko mwayibonye yuko Darren abangamiwe cyane na Rugero kuko Rugero yamuciye inyuma aranamuherumukira cyane gusa ubu ngubu dukeneye kumenya ese koko
Darlene araza gukora iki? Araza gukora iki nyuma yo kubona aya mavideo acicikana umugabo we arimo kumuca inyuma? Ese noneho araza kwitwara ute nyuma yo kubona? Arasubira kwa Derrick kuko Derrick yamweretse yuko amukunda cyane, gusa aramuhemukira cyane, ntiyabasha kumva nyine ibyo urukundo amufitiye kugira ngo nawe abashe kumwumva. Ahangaha rero turakeneye inkunga zanyu kugira ngo mujye mubasha kudushyigikira mukora subscribe, like, comment and share kugira ngo tume kubana muri izi filime zose. Yego, nk'uko mwabibonye rero Derrick yari agiye gukorana mu mashati neza na Rugero nyine yumva yuko yabasha kumushyira hasi, ariko Derrick nawe amweretse yuko ari umusore utavugirwamo, kandi ari icyo ashaka we ari ukugira ngo ntababashe kubabaza Darlene mwabonye yuko akundwa cyane by'agaciro na Derrick akunda Darlene, nubwo Darlene we yavuze ati ntago nabasha rwose guteshuka kuri promise nahaye Rugero, mvuga ko ntazamutererana mu bihe byiza cyangwa se bibi. Ariko nk'uko mwabibonye nanone Rugero yabashije gutenguha rwose Darlene yari umumama rwose utabasha kumuca inyuma, utabasha gukora buri kimwe cyose, ariko Rugero ntabwo yigeze abiha agaciro, we bamutega agatego akabasha kukagwamo rwose byoroshye cyane, bivuze ngo ntabwo abasha guha agaciro urukundo Darlene amugaragariza n'icyubahiro amugomba, kuko nk'uko mwabibonye byose ahangaha nibyo koko kari agatego ka Derrick niwe wabwiye Tina uti genda wowe rwose umfatishirize Rugero, umwigireho nyine nk'umunya businessman mugiye kudiringa ibintu bya business, hanyuma ubu mubwire yuko mushobora kujya umutera inkunga munuza muri business ze, then umukina agakino kugeza muryamanye, nimumara kuryamana unamufate amashusho agaragaza yuko ari guca inyuma Darlene. Ahangaha bizaba imbarutso yo kugira ngo Darlene atangire kumva yuko ahaze cyangwa se yatandukana na Rugero, hanyuma nanjye nzahita mfatiraho ndebe ko basi Darlene yakongera akangarukira. Nk'uko mwabibonye rero nyuma yo akamufata arimo kumuca inyuma, ahangaha nanone ubwo turaje kureba, nk'uko mwabibonye nanone Derrick yahise yimanukira noneho aje kureba, kuko yamaze kumenya neza yuko amashusho yamaze kugera hanze, ubwo yaraje mu rugo noneho kwa Rugero guhoza Darlene. Aho filime yarangiye Derrick arimo gukomanga ngo bamukingurire, niho hariya rero Darlene bahise babimubwira. Ubwo dutegereje kumenya ese Darlene araza kwemera yuko Derrick yinjira hanyuma akabasha kumuhoza ayo marira yose afite. Dutegereje kumenya ese koko biraza kugenda bite nyuma y'ibi ngibi byose. Yego rero reka ngume mbashimire mu byo murimo gukora byose, akazi kanyu kose murimo kagiye gatandukanye, kandi ndabifuriza ishya n'ihirwe mu byo mukora byose. Nizeye yuko tuzaguma kubana muri izi filime zose zigiyemo zirakorwa no mu zindi zose zizakurikira. Reka mbasezere nabibutsa gukora subscribe, like, comment, share kugira ngo ibintu byacu bigere kure, kandi namwe munatanga ibitekerezo n'ibyifuzo ku byo mushaka ko dukoraho kugira ngo tugume kubana mu bihe biri imbere byose. Ciao ciao.